nanze gupfa mungira umwanzi w'igihugu nanga kuba we ubu ngikunda kubarusha kirwanira kubarusha ntabwo ngewe nzigera na rimwe basunikira kuba abanzi b'igihugu mwuka kubwa n'umurongo ni mugaruke ngo ku Rwanda rurabashaka ibyo nababwiye kuva mbere tugira icyo bita kamanisi nababwiye kuva ça fait longtemps bafana ba Bruce Melody bari kuba baranyirukankanaga ninjye muntu de Bruce Melody umuvuga ko tumvikana nawe yagiye muri Amerika nkora ama space yo gupromoting ibitaramo bye itangaza makuru rya byanzi mwancije kwa Mutesi Jolly uyu munsi mvuga ko Mutesi Jolly ngo yabaye inshuti yanjye anyishura ntimushobotse nta keza kanyu urimo kumva ngo niyo mpamvu Godfather naje muri iyi shusho nitandukanya ni platform ya Godfather umuntu uyikoresha ari we ngewe nkayigendera kure sinshaka kwizana Godfather kuko muri community zacu cyangwa ikiremwa mu kuntu giteye iyo uhagaze kukuri you have to stand alone ugasigara wenyine ntabwo ngewe ndi Messi yo gusigara ngenyine muri iyi si niyo mpamvu nubatse Godfather nkitandukanya nawe kugira ngo Godfather kuko ziko muzamugira igicibwa ntabwo ngiye nakwemera kuba igicibwa kugira ngo mbwire abantu kuri kandi mudakunda ukuri nashatse undi muntu nashaka kuba icyo kintu ariko numva ngasanga ntaba mu isi yanjye nyine mfata Godfather mushyira hariya mu mugira igicibwa ngiye mu buzima busanzwe n'abantu bana nabo niyo mpamvu mubona mbihisha niyo mpamvu nta yindi ntimushobotse namba na gato muri babi kubwira abantu babi rero badakunda ukuri kubabwira ukuri ni uko ugomba kwitegura kuba wenyine kandi ntabwo niteguye kuba njyenyine oya ntabwo niteguye kuba njyenyine so nta keza kanyu nta shimwe batezemo niyo mpamvu mwibaza ko nshaka kwigaragaza nari kugenda aya masaha nari kubona nanjye nahamagaye kangaye ngo ngiye gufata ibintu by'umusocial media influencer sinabyamaganye nkabyangira hano narabyanze kuko nashaka kuvuga inyota y'ibindimo nanze gukora YouTube channel kuko ntabwo ndi umushonji mwirwa uploading ibiganiro kuko mfite content mfite amakuru muguma mukeneye ku uploading mugende mubeho uploading mureke ngiye inyungu yanjye nuko mbwira abantu kuri kandi ibintu bigahinduka urimo kunyumva so ikintu nababwira kimwe mugomba gutega amatwi uyu mwaka ugiye kuza nzaza ameze nk'igisura uyu mwaka ugiye kuza ni munyitege nta miyaga nzashyiramo nk'ibisanzwe nzirinda ibigize ibyaha ariko nta bwihisho mufite ngayo nguko nayo byo gukanga ni retora mutanteye hano mfite abantu iyo unkoreshejeho amagambo arimo discrimination ndagutegereza igihe cya nyacyo Godfather ndababarira ariko ntabwo nibagirwa uyu mwaka tugiye gutangira aba ba YouTuber namaze kubabwira ibi bintu byose nzabishyira ku mugaragaro kuko ntatekereza ko nta kundi kuntu byagenda noneho nabari kuzamuka n'abandi tuzafate n'impundo yo kwigisha uburyo bagomba gukoresha media cyangwa social media hanyuma n'ubundi baje bavuga ngo umuntu nakwanga kuko amubwije ukuri uzamureka tumuke n'ubusanzwe azaba atari umukunzi siko bimeze that's why I have to tell you the truth mugatumuka n'ubundi naje muri shura Godfather ko ntashaka kubagira abakunzi ntabwo ndanga kugira ngo mumbere inshuti ndanga kugira ngo mbabwire ukuri kuba bature mubane nabo muri kumwe nabo n'abamahoro turi kumwe uko niko kuri niyo mpamvu muri mwese nta n'umugira nimero yanjye naragiye nshaka WhatsApp yo muri Kongo njya mbambutse mpaka tukajya kuganira muri Kongo narangiza nkagusiga ntawe nzigira ninjiza mu buzima bwawe kuko muri babi abo nashatse kwinjiza mu buzima bwanjye nzi ngo muri bazima mwangiza umugambanyi barakakubwa n'umuruho hip so nanze gupfa mungira umwanzi w'igihugu nanga kuba we
ubu gikunda kubarusha kirwanira kubarusha. Ntabwo njyewe nzigera na rimwe basunikira kuba abanzi b'igihugu mwuka kubwa n'umuriro umwe. Nimugaruke mwuba ku Rwanda rurabashaka. Ibyo nababwiye kuva mbere. Tugira icyo bita kamandisi, nababwiye kuva safe longtemps. Muri kabaye dukoresha dufite abandi bantu hano yangijwe rya kugira umwanzi w'igihugu. Ibi ngibi nabyo tuzabigaruka mu biganiro bizajya biza. Hanyuma reka mbabwire ngo iby'umwaka utaha mubitegereze. Aba bajene ibintu byabo nzabishyira hasi. Urimo kumva biriya mwabonye harya ngo Karara ngo yavuze kuri Sabe ni ibintu bike. Ubu turi kuvugana ikibazo rero abantu nawe bibagirwa basebuja abara bakameramani ba Sabe aya masaha ko batakimukorera kamera kuko yaragiye. Sindi bubyite ko yahunze, ntabwo nbyita ko yahunze kuko nta cyaha aregwa, ariko yahunze. Sabe kuko atagaruka mu gihugu. Sabe kuki utagaruka mu gihugu kandi wari waravuze ko witangira abanyarwanda bakorera ibiganiro bibafasha bibaruhura imitima. Wahunze iki ko nta kibazo ufite wagaruka mu Rwanda? No sense. Impamvu utagaruka urayizi. Nyiri ibyaha yirukanka ntawe mwirukankanye. Muri kabaye dukoresha dufite abandi bantu hano yangijwe rya kugira umwanzi w'igihugu. Ibi ngibi nabyo tuzabigaruka mu biganiro bizajya biza. Hanyuma reka mbabwire ngo iby'umwaka utaha mubitegereze. Aba bajene ibintu byabo nzabishyira hasi. Urimo kumva biriya mwabonye harya ngo Karara ngo yavuze kuri Sabe ni ibintu bike. Ubu turi kuvugana ikibazo rero abantu nawe bibagirwa basebuja abara bakameramani ba Sabe aya masaha ko batakimukorera kamera kuko yaragiye. Sindi bubyite ko yahunze, ntabwo nbyita ko yahunze kuko nta cyaha aregwa, ariko yahunze. Sabe kuko atagaruka mu gihugu. Sabe kuki utagaruka mu gihugu kandi wari waravuze ko witangira abanyarwanda bakorera ibiganiro bibafasha bibaruhura imitima. Wahunze iki ko nta kibazo ufite wagaruka mu Rwanda? No sense. Impamvu utagaruka urayizi. Nyiri ibyaha yirukanka ntawe mwirukankanye. Ni wowe muntu wahunze ibyaha byawe ntawe kwirukankanye. Garuka mu Rwanda. Garuka mu Rwanda. Ibi ngibi byose ejo bundi mwaka muzabishyira hanze. Uyu nguyu Irene muri dahari y'urwango akagenda akaruhembera, agafata urwango akaruhembera. Nakoze collection y'akantu ku kandi. Niwe nzatangiriraho mbishyire hara mu birambure hara mu birebi. Nimukore content, mushake content muri kizo kuzana urwango byamaze kuza bikazanga abacakubiri. Mugira umunsi mwiza kuri TikTok muri dukomeze. Nta jambo nguha reka kumara iki kiganza ibyo ushaka kumaza ngo nibibarize kuri TikTok murabeho. Mwaranyakiriye kuri Twitter murakakubwa n'umuruho. Mwanyakiriye munyakiriye murahora atabo kuri TikTok. Mwanyakiriye kuri Twitter mwaranyakiriye ntimugaseke. Uraho Godfa. Uranyumvira ubwangati bw'umukobwa ngo baranyakiriye ni kuri mwakiriye. Intambara narwanye ibisongo na mwanteye ndabiyobeye ku buryo umuntu warayakiriye. Kuri Twitter kuri TikTok muze twiganira ibintu biri good vibes gusa. So abanyarwandakazi muri aha ngaha mwiriwe. Ndabona TikTok universe ziri kuzamuka. Goro isigaranye iminota 29 mwarebye nk'uti nkanze kujundika. Kuri Twitter umwaka utahangiye kubazonga nka ruhombi. Nzabazonga bibarenge kuko ndashaka gushyira ukuri kose hanze kuko ibi bintu ndababwiza ukuri. People doesn't know. Dore bari kuza hano muri kuza kumviriza mwumviriza iki muze nahanga ntabwo ndibuze ahangaho nta kintu ndibuze kubabwira abantu kuri Twitter dore. So ibi ngibi Sabe na Chita bijyanyemo cyangwa bakoze Давайте. Urumva ndahari nari gusoma. So urumva ibi bintu byo guceceka ndabizi ariko bana ndi gusenga akasamutwe nize akasamutwe nifungure. Ntekereza ko ari honyine hantu ndibuze gukorera ibisa n'ukuri cyangwa ibisa no gukora ibintu ubundi mu mpigisha uruhindo abantu abajya kuroga mujye kundogesha kuko ibintu mfite muri briefcase yanjye cyangwa muri external yenda gusandara yenda guturika. Akasamutwe nifungure. I can't wait.
urumva nta gikundiro bakeneyeho, sinkeneye ko mu nkunda ko nta keza kanyu. So reka dukomeze ikiganiro hano ngo byifashe bite muta muraho niko neri abantu muri requestinga kuzamuka, muzamuke, umuntu uzamuka ashyiraho kamera. Ndabona amasaha yo gukora TikTok na vibes nzima zigeze, ndasaba abantu gushyiraho kamera zanyu. Nimara gushyiraho kamera, mwarabiwe abatarambiwe nimugire. Ese ntuzarahari yagiye, mushyireho, mufungure kamera ego bakamikazi kazi kwa mwiza ndagira. Abantu muvuye kuri tutamuje kumviriza hano, nta kintu tuza kuvugaho kubyo twavugaga, nabaze kuba ibyanyu narangije. Ubu ngubu ikiriho ni good vibes gusa, ubundi tunaendelea nk'ibyo kuko nashatse muri platform tuyikoresha. So umusizi nta gufungura kamera ngo bikunde, nikishyiraho ifoto sheri tujye mu kawaida. Ndi kureba abantu nshobora kuzamura nkababura hano, dufite ngo mu kazi kandi